Yesu yaravuze abwira abigishwa be arababwira ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu, niko namwe mutazabasha kwera imbuto nimutaguma muri njye. Niba waragize amahirwe ukakira imbabazi z'Imana ugakizwa, ukakira agakiza k'Imana, toza umuryango wawe kubaha Uwiteka. Niba badashobotse basengere. Imana izakorera mu mbaraga z'ishengesho, igenda isenya imbaraga za Satani muri bo, bazajya bagenda bahinduka. Barareba basanga nta handi hantu guturuka, ngo ni ku Uwiteka ho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nshobora kwera imbuto ashaka. Neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Shalom shalom, ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngarutse kuri iyi channel yitwa Kubaha Uwiteka TV kugira ngo twongere tuganire amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riduhamagarira gukiranuka, ijambo ry'Imana niryo ridukomeza, ijambo ry'Imana ni inkomezi muri ubu buzima. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byera, kandi bikomeza umukristo mu rugendo. Na Dawidi yarabivuze aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo riraryoshye, ndetse ngo kuri we ryabaye itabaza rimurikira ibirenge. Ijambo ry'Imana ni urumuri umuntu wese abasha kwireba, kandi n'indorerwamo umuntu wese abasha kwirebamo akibona. Muri urwo rwego rero ngarutse kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka rero tubanze dufatanye indirimbo ya 48 mu gakiza, tuyifatanye tuyiririmbe, hanyuma tujya tugenda twumva amagambo ayirimo, kandi aya magambo aragufasha, ndabizi aragufasha, nanjye yaramfashije. Urajya wumva ibi neza neza bigusaba, kandi urajya wumva isoko y'uruzi rw'ubugingo ikuzamo. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butwari. Neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihana ibyaha, imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo
ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ku mukristo wese ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. Muririmbyi yararirimbye ati nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Arangije aririmba aravuga ati Yesu Kristo ndimo niwe mucyo. Amen. Amen. Yararimbira avuga ngo umukiza niwe wankuye mu ishyamba. Umukiza niwe wamukuye mu byaha. Arangije aravuga ngo asigaye aba mu murima w'Imana. Amen. Asigaye aba mu gakiza k'Imana. Asigaye aba mu murimo w'Imana. Haleluya. Amen. Ati kandi arayana ngo kubw'imvura yo mu ijuru ashobora no kwera imbuto ashaka. Iyi mvura uyu muririmbyi yavugaga ni umwuka wera. Amen. Ni imbaraga z'umwuka wera zimusunika zimujyana mu gukiranuka. Ni imbaraga z'Imana zimukura zimuvana mu bibi, zigenda zimwegereza Imana. Haleluya. Amen. Muhumure abari muri Yesu Kristo ntateka tuzacirwaho. Imana izaturengera. Amen. Kandi nta gucirwa ni Uwiteka guhari, nta no gusubira mu rugendo guhari. Imana izabana natwe. Amen. Ubushize twaganiriye ku magambo yitwa kubaha Uwiteka. Twaganiriye ku kiganiro gifite umutwe witwa kubaha Uwiteka. Uyu munsi rero nabazaniye ikiganiro kivuga ngo imigisha izanwa no kubaha Uwiteka. Niyihe? Umuntu wubashye Uwiteka bimugendekera bite? Reka tudatinze dusome amagambo ari muri Zaburi y'128. Duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4, twumva uko Uwiteka yavuze. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze, kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Azajya yishima, azahirwa. Umugore we azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu ye. Abana be bazaba nk'uduti twerayo, bose bazaguta ameza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Imana ishimwe. Ubushize twabonye ko kubaha Uwiteka ari ukwicisha bugufi imbere y'Imana. Uko kwicisha bugufi imbere y'Imana kukagutera kuyubaha. Icyo cyubahiro wahaye Imana kikaba aricyo kibisoko. Haleluya. Amen. Kikaba aricyo kibisoko y'ubwenge. Isoko y'ubwenge buzatuma uba muri iyi si ukazasohora no mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kandi Imana yacu ihimbazwe. Kubaha Uwiteka rero bizana ubukire. Kubaha Uwiteka bizana ubukire. Intego y'iki kibwiza yavugaga ngo ese imigisha izanwa no kubaha Uwiteka ni iyihe? Icyambere ni ubukire. Yego. Amen. Amen. Hano dusomye amagambo yo muri Zaburi 128 ivuga ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagendera mu nzira ze kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Amen. Amen. Imana izahira imirimo y'amaboko ye. Imana izamurinda ab'amahoro masa kandi nirangiza ihire n'imirimo y'amaboko ye. Ngo azagira umugisha kubera ko umugore we azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu ye. Ngo kandi noneho abana be bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza ye yose. Amen. Haleluya. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye ukuntu Pawulo yabivuzeho. Aravuga ngo abashaka Uwiteka bamushakisha gukora ibyiza badacogora ngo izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Amen. Yeah. Imana irangije irahamagara ndavuga ngo ubukira n'icyubahiro biri iwanjye. Amen. Ubukira n'icyubahiro biri ku Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Ikintu cya mbere rero Imana itanga ubukire. Itanga ubukire bwo mu buryo bw'umwuka wera ariko igatanga n'uburyo bwo mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bwo kumenya Imana iguhaza ubukire. Ubwo bukire ni ubuhe? Iguhaza ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Amen. Iguhaza imibereho myiza yo muri Kristo Yesu. Iguhaza impano zo muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Impano z'umwuka wera. Yego. Iguha bwa bwenge bwo muri Kristo Yesu. Ubwenge bw'umwuka wera bukubashisha guhishura n'ibihishwe. Amina. Abana b'abantu batamenya. Imana iguha gusobanura ibintu bitamenyekana ubwenge bw'isi butashobora gusobanura. Yego. Ubwo ni ubukire bwo mu buryo bw'umwuka, bwo mu buryo bwo mu bugingo. Haleluya. Amen. Noneho rero hari n'ubukire bwo mu ruhande rw'umubiri. Nta mukiranutsi n'umwe ujya urekwa. Haleluya. Amen. Dawidi yarirase aravuga ngo arashaje ngo kuva ngo ari umusore ngo kugeza asaje ngo ntiyigeze abona umukiranutsi arekwa ngo cyangwa abana be basabiriza ibyo kurya. Amen. 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 Mu bumana bwayo ikora uko ishoboye ikakwambika, ikakugaburira, ikakubakira. Haleluya. Amen. Abana bawe bakiga amashuri. Imana ikora uko ishoboye ikakurinda ibirwara, ikakurinda inzaduka, ikakurinda imbaraga za Satani ziza zikomotse mu marozi. Zimwe zigendera mu mwuka amaso y'abantu ntazibona, izindi zigendera mu nyamaswa, izindi hari uburyo bagenda babikora, bakagenda bagutega imitego, ariko Imana iguhaza uburame. Haleluya. Amen. Umuntu wubashye Uwiteka ntagapfa gupfa gusa, apfa igihe cye cyageze. Dawidi yabivuzeho
aravuga ngo nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, urumva, ngo ndetse ngo Satani akabambira amahema kumutera, Dawidi aravuga ngo ntazatinya ikibi cyose kuko ari kumwe n'Uwiteka. Amen. Ngo kubera yuko inkoni n'ishyimbo by'Uwiteka, haleluya, Amina. ari ibyo amuyoboza. Si Dawidi wenyine, inkoni y'Uwiteka ndetse n'ishyimbo ye n'ibyo Uwiteka tuyoboza. Amen. Amen. Amaboko y'Uwiteka aratugoza. Yego. Haleluya. Amen. Noneho icya kabiri, uwubashye Uwiteka, Uwiteka amuha icyubahiro akamuha n'ubugingo. Amen. Amen. Uwiteka amuha icyubahiro akamuha n'ubugingo. Reka dusome mu Migani, dusome amagambo turasanga mu Migani ibice byaho 19, dusome ku murongo wa 23, hanyuma twongere dusome 10 ku murongo wa 27, twongere dusome n'igice cya 14, 23, 27. Ibice 19 haravuga ngo, umurongo wa 23 haravuga ngo kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze ntazagerwaho n'ibibi. Amen. Haleluya. Amen. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, kandi umuntu umwubashye azahora ahaze. Haleluya. Amen. Ngo ndetse ngo nta n'ikibi kizamuzaho. Yego. Indirimbo y'194 muri Ryarengera avuga ngo nduburira amaso ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwavahe. Muri Ryarengera avuga ngo nimubimbwire, barareba basanga nta handi hantu guturuka, avuga ngo ni kuwiteka. Amen. Ho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Amina. Noneho hava ngo Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Haleluya. Amina. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa. Yego. Niyo gicucu cy'iburyo bwawe, ku manywa izuba ntirizakwica, na nijoro ukwezi ntuzagutinya. Amen. Amen. Imana niyo murinzi wa ikurinda iteka. Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana niyo murinzi w'abantu bayizera. Yego. Ibahetse ku mugongo, ndetse ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ikibahetse, kubera ko Imana si umuntu. Imana si umuntu. Urukundo rw'Imana n'urw'iteka ryose. Abana b'abantu barakundana, bagira icyo bapfa ndetse bakarwana, bazagira icyo bapfa bagasebanya, ariko urukundo rw'Imana, haleluya, n'urw'iteka ryose. Niyo wagwa ukayivaho, Bibiliya yaravuze ngo ntuzarambarara. We wizeye Uwiteka ntuzarambarara. Kabone ngo niyo wagwa 7 uzabyutswa n'Uwiteka, kubera ko imbere yiwe ariho uguye. Urukundo rw'Imana ntirwatuma Imana ikureka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muririmbyi waririmbye indirimbo ya 359, yararirimbye ngo ntiyandeka kuko ankunda. Amen. Amen. Kandi ubugingo bwanjye yabucunguje amaraso y'igiciro. Impamvu Uwiteka atajya areka abantu be nuko yabatanzeho ikiguzi, nuko yabatanzeho ingwate. Haleluya. Amen. Nuko yabatanzeho inkwano. Uwo niwe mugeni. Ahora ashaka iteka ryose ukuntu umugeni yahora yera, akazamwishyira adafite ikizinga. Reka dusome 10 umurongo waho wa 27, twumva uko hatubwira.
haravuga ngo kubaha Uwiteka bitera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatura. Kubaha Uwiteka bitera kurama. Haleluya. Amen. Kubaha Uwiteka bitera kurama. Imyaka yo kubaho kwa ikiyongera ikaba myinshi. Ndetse ngo naho Satani yagenda amutega imitego, iyo mitego Uwiteka agenda akayitegura. Amen. Amen. Imana idufashe. Amen. Iyo abubashye Uwiteka bahuye n'inzara, Uwiteka arabagaburira. Urukundo rw'Imana rwasabye mu bubaha Uwiteka ntirwatuma abubaha Uwiteka bicwa n'inzara muri bagenzi babo. Yego. Haleluya. Amen. Urukundo rw'Imana rubategeka gufashanya. Yego. Gukundana n'itegeko. Kandi Yesu yavuze ngo nidukundana. Haleluya. Amen. Ngo nicyo abantu bazatumenyeraho ko turi abana b'Imana. Yego. Amen. Amen. Wowe uri kunyumva rero, niba wubaha Uwiteka uzarama. Kandi uzarama atari uko ibyagomba kukwica byabuze cyangwa byahagaze, bizaba bihari ndetse biziyongeranya ari byinshi. Ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi mu nzira acamo, ko ari ko Uwiteka mutabara muri byose. Haleluya. Amen. Si uko bizaba byabuze, bizaba ari byinshi ndetse biziyongeranya, ariko imyaka yo kubaho kwawe iziyongera, izaba myinshi. Nta kintu kizaguhangara kuko uri mu kuboko k'Uwiteka Imana. Amen. 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 Uzarya icyica nacyo kizagutwara. Uzafata inzoka mu ntoki kuko wizeye Uwiteka. Inzoka ntabwo zizakurya, ubumara bwazo ntibuzaguhanda, buzahita buta agaciro. Oh haleluya. Amen. Ngo ndetse ngo uzafata na sikoropiyo. Sikoropiyo ni utuyoka tujyana cyane tugira ubumara bwinshi tutavurwa. Uzabifata mu ntoki ntacyo bizagutwara. Bazakoherezaho imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarozi, ntacyo zizagutwara. Haleluya. Kuko wowe n'umuryango wawe murinzwe n'Uwiteka. Imbaraga za Satani ntizaguhangara kuko nubwo afite imbaraga bose ariko ziri munsi y'iz'Imana. Haleluya. Amen. Kandi itegeko ry'Imana, itegeko ry'ubugingo Uwiteka yaritegetse kugira ngo rize kuri wowe n'umuryango wawe. Haleluya. Amen. Reka twumve uko mu bice 14 by'imigani hatubwira ku murongo wa 26 na 27. Haravuze ngo uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye kandi abana be bazabona ubuhungiro. Haleluya. Amen. Niba wubaha Uwiteka ufite ibyiringiro bikomeye. Yego. Kandi abana bawe bafite ubuhungiro. Amen. Haleluya. Amen. Ntukangwe na byacitse, na nyuma ya zeru Uwiteka arakora. Yego. Haleluya. Amen. Inzira Imana yaciye zo gutabariramo zirahari. Yego. Kandi igihe Imana yagennye nikigera cyo kugutabara uzatabarwa. Yego. Ntawe uzayikoma mu nkokora igihe izabije kukurengera. Ndetse ntuzarengerwa wenyine, ahubwo n'umuryango wawe wose. Amen. Amen. Turebe ku murongo wa 27 aravuga ngo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo bituma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Kubaha Uwiteka ni isoko yo kubaho. Amen. Amen. Kubaha Uwiteka ni isoko yo kubaho. Kubaha Uwiteka ni isoko yo kurama. Yego. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubuzima. Haleluya. Amen. Ubuzima buzima. Nabonye imbaraga z'Imana zikora imirimo.
nabonye ukuboko kw'Imana kundengera, yego, nabonye ukuboko kw'Imana kunkiza indwara zo mu buryo butari bumwe, nabonye ukuboko kw'Imana kunzurira umutware yapfuye yego, amaze iminsi 6 yose, yego, nabonye ukuboko kw'Imana kuntuza i Kigali, amina, nabonye ukuboko k'Uwiteka kundengera, yego, Imana iraturengera, nabonye ukuboko k'Uwiteka kubana nanjye ndi ku Gise, amina, nabonye ukuboko k'Uwiteka kwiseta, yego, Imana ikora imirimo. Ibyo byose mubwiye ni imitego y'urupfu, ariko Uwiteka yarayiciye. amina, Imana impa gusimbuka urupfu, ubu ndaho ndamahoro, ndavuga imbaraga z'Imana. yego, Imana yabikoze icyo gihe ntaho yagiye, isongera ikora n'ibindi. Haleluya, amina, ko yangiriye neza nawe ni kuzakurengera. yego, Humura, humura, yego, humura, yego, kubera yuko Imana irakugose, Imana irakugose nk'uko imisozi igota Yerusalemu, niko amaboko y'Uwiteka kugose. amina, Kandi Imana si Imana irebera, ahubwo ni Imana ikora. Haleluya, amina, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu kuko niyo izakora imirimo. amina, Kuko turasabwa kureba imbere no kuyiringira, kubera ko Imana yacu izakora imirimo. Umurimo wa mbere izakora, izirukana Satani. amina, Haleluya, amina, igihe Satani izaba yaguteye, Uwiteka azamwirukana. Haleluya, amina, azirukana imbaraga z'abakozi be, azirukana imbaraga z'ibitavuga Imana, azirukana imbaraga z'ibikomeye, azanetarariza ubwo butware. yego, Uzaba amahoro kubera ko wiringiye Uwiteka. Haleluya, amina, Imana ishimwe. amina, Kubaho Uwiteka rero ni isoko y'ubugingo, ni isoko yo kubaho, amina, ngo kandi bituma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. yego, Humura, uzapfa rw'Imana yakwandikiye. amina, Naho Satani yasamye, naho Satani yasamye, nabonye Imana yirukana abadayimoni, yego, nabonye Imana ikiza sida, yego, nabonye Imana iteranya amagufa, yego, nabonye Imana ikora ibikomeye, yego, nabonye Imana ikiza uburwayi. yego, Haleluya, amina, umuntu umwe yahuye n'ikibazo gikomeye, yari umwana w'umukobwa, arangije ahura n'icyago, yari amaze imyaka 15 ari mu mihango idashira, yego, ariko Imana yaramukijije, yitabaga buri wa gatanu rwa Fayisali, ariko yiyirije umunsi umwe gusa, yasoko irakama kubera imbaraga z'Imana. yego, Haleluya, amina, ijuru hari Imana ikora imirimo ikagaragara. yego, Haleluya, amina, Imana ishimwe, amina, Imana ishimwe. amina, Kubaha Uwiteka bigaragara gute? bigaragara neza. Uwubaha Uwiteka agaragazwa n'iki? Haleluya, amina, hari ibintu byinshi bigaragaza umuntu wubashye Uwiteka uko aba ameze. Reka tureba mu Migani ibice byawo 16 ku murongo wa 6, haravuga ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka nibyo bituma abantu bareka ibibi. amina, Umuntu wubaha Uwiteka agira imbabazi. yego, Amen. amen, Umuntu wubaha Uwiteka agira urukundo. yego, Ngo noneho imbabazi afite ngo ndetse n'urukundo bigatuma n'abamurebye bose babasha kureka ibibi. yego, Haleluya, amina, haleluya. amina, Niba ukiranuka urahirwa, ni ku ijambo ry'Imana ryavuze, kubera yuko uri umuvugabutumwa naho udahagarara ku ruhimbi. yego,
imirimo yawe ukora abantu bazayirebera aho bahindukire. Yego. Nk'uko umuririmbyi yabiririmbye, waririmbye indirimbo ya 388, yavuze ngo tunganira Imana, ngo kubera ko ngo nutunganira Imana ubudasiba, ngo abantu bose bazakureba bahere ko bahindukire. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa. Umuntu wubaha Uwiteka avugisha ukuri nk'uko kuri mu mutima we, ntagira uburyarya, ntagira ubucabiranya, ntabeshya. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Reka twongere turebe amagambo ari mu Migani ibice 14 ku murongo waho wa 2, twumve uko havuga. Haravuga ngo ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze abamusuzuguye. Amen. Umuntu ugendana ubutungane, umuntu ugenda atunganye niwe ushobora kubaha Uwiteka. Yesu yaravuze abwira abigishwa be, arababwira ngo nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ritari ku muzabibu, niko namwe mutazabasha kwera imbuto nimutaguma muri njye. Ayo ni amagambo Yesu yavuze ayabwira abigishwa, abahamagarira kuguma muri Kristo Yesu, kuko nibaguma muri we aribwo bazashobora kwera imbuto zikwiye abihana. Ntabwo umuntu yaba ari umukozi wa Satani ngo uzamushakireho imbuto z'umwuka wera, kubera ko igiti cyose cyera imbuto zacyo. Niba umuntu agereranwa n'indimu, indimu irasharira, akaba asharira, ntuzamushakiraho kuvuga neza. Niba umuntu ahanda nk'umufatangwe, agahanda mu byo avuga, agahanda mu byo akora, ntuzamushakiraho avoka. Igiti cyose cyera imbuto zacyo. Ariko noneho hano baravuze ngo ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko umuntu ugoreka inzira ze abasuzuguye Uwiteka. Uwo ni umukozi wa Satani ugenda agoreka inzira. Imana idufashe. Haleluya. Amen. Reka dusome andi magambo ari muri Zaburi ya 34 murongo wa 12 tugire 15. Haravuze ngo bana bato nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ibibi, n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyashyikire, kugira ngo ujye ushaka amahoro uyakurikire, kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, n'amatwi ye ari ku gusaba kwabo, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha, kugira ngo amareho kwibuka kwabo mu isi. Imana itugirire neza. Amen. Amagambo y'Imana arahamagarira n'abana bato kubaha Uwiteka. N'abana bato bakwiye kubaha Uwiteka. Mubyeyi, toza umwana wawe kubaha Uwiteka akiri mutoya. Yego. Mugabo, toza umwana wawe kubaha Uwiteka akiri mutoya. Niba waragize amahirwe ukakira imbabazi z'Imana ugakizwa, ukakira agakiza k'Imana, toza umuryango wawe kubaha Uwiteka. Amen. Niba badashobotse basengere. Yego. Imana izakorera mu mbaraga z'ishengesho, igenda isenya imbaraga za Satani muri bo, bazajya bagenda bahinduka. Yego. Muri iri bigeze aririmba baravuga ngo nsengera ngo usengere. Tutizanye imbaraga kugira ngo tubashe kubohora abo Satani atwaza igitugu. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ese urashaka ubugingo
kandi urashaka kurama, urashaka kuzabona ibyiza, umva ikintu kizatuma ubigeraho rero. Ikintu kizatuma ubona ubugingo, ukabona kurama kandi ukabona ibyiza. Icya mbere, ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi. Haleluya. Amen. Ujye wigenzura mu byo uvuga ndetse no mu byo ukora. Icya kabiri, iminwa yawe ntikajye ivuga iby'uburiganya. Urinde umutima wawe utaza mu buriganya, ndetse n'iminwa yawe idasohora mu iby'uburiganya. Icya gatatu, uva mu byaha ujye ukora ibyiza. Icya kane, ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Yego. Wumvise ibintu bizatuma urama? Yego. Wumvise ibintu bizatuma ubona ubugingo buhoraho? Wumvise ibintu bizatuma ubona ibyiza mu mibereho yawe? Imana ishimwe. Amen. Ujye ubuza ururimi rwawe ntirukavuga ikibi, n'iminwa yawe ntigasohora iby'uburiganya. Ujye uva mu byaha, ujye ukora ibyiza, ujye ushaka amahoro uyakurikire kandi uzayashyikira. Amen. Uwiteka avuze. Amen. Haleluya. Aya ni amagambo amanutse mu ijuru ku bwawe. Yego. Kandi ayo magambo amanutse ku bwacu twese. Amen. Shaka amahoro uyakurikire, kandi kuyashaka ni ukubuza ururimi rwawe kuvuga ikibi, kandi ukavuga ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Kandi Imana ihimbazwe. Amen. Hari ibintu byinshi bikorerwa abubaha Uwiteka. Ndaguhamagarira nawe nkwinginga kugira ngo ukunde kubaha Uwiteka. Kandi niba waragiriwe ubuntu uyu munsi, Uwiteka akaba ari kuri wowe, usaba Imana igukomereze muri yo kugira ngo utazamuvaho. Haleluya. Amen. Imana izagushyigikiza amaboko yayo. Niba kandi warateshutse ukagwa, umva uko Uwiteka akubwiye. Uwiteka aravuze ngo haracyariho ibyiringiro. Yego. Ku igiti iyo gitemwe ariko igitsinsi cyacyo kikiri mu butaka, ni ukuvuga ngo ukiri muri ubu buzima utarapfa. Haleluya. Amen. Nubwo wateshutse ukamuvaho ariko ukaba ukiriho, umva uko Uwiteka akubwiye akoresheje ijambo rye. Aravuze ngo haracyariho ibyiringiro yuko imvura nigwa, haracyariho ibyiringiro ko niwumvira ijambo ukemera guhinduka. Haleluya. Amen. Mwuka Wera arakumanukira. Yego. Ukongera ukagira imbaraga nk'iziruta izo wari ufite mbere uri kumwe n'Uwiteka. Garuka, Uwiteka arakwakira. Nakugira inama yo gushaka ubwenge. Nakugira inama yo gushaka Uwiteka. Shobora kuba uri umuyobozi w'itorero runaka. Shobora kuba uri umunyedini. Shobora kuba ukomeye cyangwa se woroheje. Shobora kuba uri hafi cyangwa uri kure. Umva uko Uwiteka kurareka. Uwiteka arakubwiye ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Haleluya. Amen. Haranira gukiranuka. Yego. Imanza zitabera. Yego. Ntukarye imfubyi. Ntukariganye umupfakazi. Yego. Niba ushinzwe inkunga runaka, geza inkunga aho zigomba kugera. Wikuremo iby'uburiganya.
Amen. niba uri umuyobozi rengera abakene urengere n'abakire, we gutoranya. Yego. Imana izakugirira neza. Haleluya. Amen. Na Dawidi yabaye umukiranutsi, yari umuyobozi, Yego. kandi Imana yamugiriye neza. Amen. Akomokwaho n'umuntu ukomeye yitwa Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana yaramurebaga ikabona afite umutima umeze nk'uko ishaka, ngo kandi yakwitegereza mu migenzereze ye, Imana ikabona azashobora gukora ibyo ishaka byose. Amen. Ndaguhamagarira wowe muyobozi ukomeye wo mu rwego rwo hejuru, ndaguhamagarira wowe ukomeye wo mu rwego rwa minisitiri, ndaguhamagarira wowe mudepite, ndaguhamagarira bayobozi bo mu nzego z'ibanze, bayobozi b'amadini atandukanye, bakozi bikorera ku giti cyanyu. Mumenye yuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ari ku byo basaba, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha. Fata umwanzuro. Fata umwanzuro. Fata umwanzuro mwiza wo kubaha Uwiteka. Uwiteka arakugirira neza. Birashoboka yuko wari umaze igihe mu itorero ariko utarasobanukirwa. Waragiye mu itorero ugasanga ibyo bakubanjirije bakora akaba aribyo nawe ukora, ariko bikaba biri mu migenzo Uwiteka atemera. Fata Bibiliya, ijambo ry'Imana urisome, rizakuyobora. Haleluya. Amen. Kandi ujye usenga, Imana izakoherereza imbaraga. Umucyo uzagenda mu maso yawe. Ca bugufi kuko Uwiteka azakugirira neza. Haleluya. Amen. Ndangije nkwifuriza kubaha Uwiteka, kuko niwubaha Uwiteka imigisha yose ikomoka ku Uwiteka igana ku bayubaha izakuzaho. Oh, haleluya. Amen. Uzagubwa neza. Uri muri iyi si, Imana izagukubira inshuro 100. Yego. Humura, ntuzakena. Niba uri umukobwa ntuzabura umugabo, niba uri umusore ntuzabura umugore. Yego. Haleluya. Amen. Niba ntazo ufite, Uwiteka azayikubakira. Humura. Amen. Humura, niyo Satani yakurasaho imyambi, ufite umurengezi. Yego. Ufite umurwanizi. Amen. Hitamo neza, kandi numara guhitamo neza, dore amaboko y'Imana, amaboko ya Yesu Kristo ndetse n'imbaraga z'Umwuka Wera byiteguye kukwakira. Kugira ngo ugubwe neza uri muri uru rugendo. Amen. Ntukangwe n'imbaraga za Satani ziri mu rugendo, kuko Satani yaratsinzwe kandi Imana ikurwanira ikakuneshereza irahari. Amen. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Tugushimiye wowe wabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza kigeze ku musozo. Imana iguhe umugisha. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Dushimiye umukozi w'Imana watuganirije, Imana nimuhereza umugisha. Mwese tubasabiye imbaraga n'amavuta no kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rabbi, mbona mutagatifu, ushimwe.